uyu munsi rero tugiye kuganira kandi tuganire twizeye, sibyo? Twizeye ko ibintu byose ari ukubira Imana. Hariho umuntu wambwiye hano muri comment arambwira ngo hoya ngo ntukabeshye ngo nta Mana irimo muri ibyo bintu. Inshuti yanjye, niba uhakana ko nta Mana irimo, ahubwo wowe ufite ikibazo gikomeye cyane. Twebwe turi abantu kandi turi abantu b'Imana. Uyu munsi nimureba nabi ndanababwiriza kabisa, kuko inshuro nyinshi nkunda kubivuga nkabicisha hirya, ariko ntabwo abantu mujya mubasha kubyumva. Twe turi abantu kandi turi abantu twaremwe n'Imana kandi dukoreshwa n'Imana. Niba mbasha kuba nakubwira ati nkakubwira ngo kora gutya biragufasha kandi ukabikora bikagufasha, ikibi nuko nabandi kukubwira ngo jya kwiyahura ngo cyangwa se ngo jya kwiba ngo cyangwa jya gutera bagenzi bawe ibyuma, mu gihe ndi kukubwira ibintu bigufashiriza umubiri wawe. Setu hamwe no gukorana n'Imana. Imana ishimye cyane. Imana igitugirira impuhwe, ikatugirira imbabazi mu byo dukora byo ari byo byose, mu mitekerereze yacu, ikaturinda ikanaturindira n'ahantu tubona bidashoboka kandi bigakunda. Bivuze ngo rero wowe icyo wibwira mu mutima wawe siko Imana ibibona. Wowe ukumfata ubu none ahangaha siko Imana ibibona, kuko ubu none ahangaha abana b'abantu biragoye ko wamubwira ati Brenda arasenga, akubwira ati oya Brenda asenga. Ninde wamuteye umwaku? Inshuti yanjye, biragoye ko umuntu yakubwira ngo Brenda akonekitana n'Imana. Ndi hano kugira ngo ubuhamya bwanjye urebe ino video yawe yose uyirangize, kuko iyi video nayikoze ntabwo aba ari yanjye, aba ari yawe. Njyewe ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo wenda ndicaye mbonye ibintu runaka, oya. Njyewe ndi wa muntu nshobora kuba ndyamye mu ijoro nkajya kubona nkabona muri cya gihe cyo mu rukerera mu masaa 9, nkajya kubona nkabona ishusho inturutse imbere, kandi nta nubwo mba sinziriye. Inshuti zanjye, ntabwo mba sinziriye. Nkajya kubona nkabona table imbere. Ngiye ibyo nkora byose n'abamarayika banyobora, ni Imana inyobora. Ntago nshobora kubikubwira ukavuga ati urakoze. Inshuti zanjye, reka nkubwire, kireka wenda ni mu nkundira mukajya mubaza nk'abantu tubana mu buzima busanzwe, nibo babasha kugusobanura Brenda uwo ari we. Rero ntibizagutangaze kubona dushobora kuzahura nk'ahantu ndi gusenga umuntu ni gatiki. Ntibizagutangaze. Ariko hariho abantu bajya bakunda kunsetsa banyandikira ngo mu izina rya Yesu gusize ibiki. Inshuti yanjye, itonde gucira abantu imanza. Ntabwo uzi ahantu bahurira n'Imana, ntabwo uzi aho bavuganira n'Imana. Njyewe ubwanjye iramvugisha ikamvugisha, ntabwo ngiye kukubwira ibyo imvugisha. Njyewe ubwanjye inyereka ibitangaza mu nzozi, kandi ibyo bitangaza mu gitondo bikabaho. Njyewe ubwanjye uri gusuzugura utekereza ukundi kuntu. Njyewe uyu munsi sinifuje kubaho ubuhamya bwanjye bwose, ariko ubuhamya bwanjye burivugira. Inshuti zanjye, njyewe ubwanjye nshobora kukubona mu nzozi wowe unkurikiye none ahangaha, nkakubona nkanamenya yuko n'ikiganza cyawe gishaka kohereza ikindi kigasubizayo. Ibyo byose ntabwo ari njyewe ubikora, si njyewe ubitekereza, ahubwo ni Imana yo mu ijuru yandemye, ikakurema nawe, ikarema n'abandi bose tureba. Iyo niyo Mana. Ese ninde muntu wakubwiye yuko Imana itababarira? Ninde muntu wakubwiye yuko Imana ijya ibasha gukora kandi ikanagukoresha na nyuma ya cya gihe uba utekereza ko Imana idahari itanakora? Njyewe rero abantu bazi kureba kure kandi bazi ubwenge ntabwo bajya bashidikanyaho. Nta nubwo nkunda kwivuga burya,
muzabicunge, muzacunge na videwo zanjye zose ngenda nkora, sinjya nkunda kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose kinyerekeyeho. N'abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye babimbaza bo ku tundi tutivi nagiye nkoreraho, nagendaga mbyanga mbihakana, ngira ngo abagiye bankurikirana mu gihe cyashize ngira ngo mwarabibonye, nagiye mbyanga, bagiye bambaza ibintu bigiye bitandukanye, kimwe nkagisubiza ikindi nkacyanga, bitewe n'uko sinshaka abantu bangendaho cyane, simbikunda. Ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, Imana iri muri twe, Imana iri muri twe. Wowe uvuga Imana ntaho utandukaniye nanjye, wowe uzi Imana ntaho utandukaniye nanjye, wowe uvugana n'Imana ntaho utandukaniye nanjye, kuko ikikubwira nanjye irakimbwira. Uri kubyumva? Ikikubwira nanjye irakimbwira. Icyo nasaba Imana ihita ikimpa. Ni gute umbwira ngo ibintu ndi kukubwira ngo ntabyo nzi? Ni gute umbwira ngo ibintu ndi kukubwira ngo ntaho bihuriye n'Imana? Birahahuriye inshuti yanjye. Uyu munsi nshobora kukwigisha nkashyiramo wenda ibintu birenze by'ibikabyo, ariko wenda birenze pe, nawe nanjye umwana w'umuntu nabiramvuga ati byari birenze, ariko ndakubwiza ukuri ngo ntago ari ukubera yuko Imana iba itaremeye umugambi wawe, ngiza kuba itarawemeye, none ahangaha ntago mba ndi kuvuga ngo byemere, mba naragiye ahacecekirwa nk'abandi bose, ariko kuko nkifite ikigomba gutuma nkiri kuri iyi si kirahari. Ngira ngo murabizi, abantu benshi mwagerageje kunyica, ntimubizi se? Ubu ndabizi, ndashobora kuba banankurikiye, bamwe barabigerageje ariko bagasanga Imana yamaze kumburira kare. Hari ubwoko butajya buvumika, hari ubwoko butajya buvugwa nabi, hari ubwoko Imana itagiye yemerera kujya public z'abantu ngo bavuge ibyabo, bavuge uko babanye n'Imana. Ariko menya ngo umenya aho umuntu akorera ibyaha, ntumenya aho yihanira, ntumenya aho ndana ndi gusenga, ntumenya uko nteye n'uko mbayeho, nta nubwo uteze kuzabimenya. Inama nakugira wowe nkurikiye no gusenga, ibyo wakora byose, inshuti zanjye, mureke twere gucira abantu imanza, tujye duhora dusaba Imana imbabazi twisitagafuza buri kanya, kuko turi abanyabyaha. Ariko Imana ntijya yanga kudukunda. Umuntu yicunda ariko yagenda yakwihana, Imana ikamubabarira. Ariko wowe uramutse uri umuntu ntabwo akakubwira ngo nishe mama wawe cyangwa nishe wowe wamubabarira, ntabwo bibaho. Imana rero niyo Gafurahimu, niyo ifite buri kimwe cyose, niyo ifite imbabazi mu buzima bwayo, niyo ifite umugambi mu buzima bwacu, niyo izi aho tuzajya, niyo izi buri kimwe cyose. Nk'uko twebwe nta kintu kimwe tuzi, tuba turi aho ducira abantu imanza, kandi nawe ubwawe ntabwo Imana irakubwira ati mwana wanjye ibyo ukora ndabishimye, uraho urasoma. Ndaza nkisekera nkivugira ibyo nishakiye nkigendera, ariko mujye mumenya yuko umuhamagaro wanjye urimo Imana, kandi Imana niyo ikwiye kunyobora kugira ngo mbashe kubaha ubutumwa bwiza, sibyo? Bubafasha buri muntu wese ukoresha social media, kandi akabaha ubutumwa bwiza, apana zirangegera numva zirwa zitukana. Imana imbabare, ndatukanye nanjye, ariko ndi umuntu, nase ndi umumarayika. Iyo bakubwira ko n'intungane bwira 10 inshuro zingumva iki, umwana w'umuntu we yabwakira 10 kangahe? Imana imbabare, sinjya nkunda gutukana, sinzi n'ukuntu binanjemo, ariko gusa Imana imbabare. Ariko hariho abantu bagize social media nkaho mbese nyine bituma abantu mbese benshi batinya social media, binatuma abantu benshi batekereza yuko social media ari indirizi ibirara, ari indirizi ibishya. Ari nayo mpamvu usanga kenshi ntanarenganya n'umuntu nyine wekiriza ubutumwa bwanjye ngo avuga ati ibi bintu ni ukuri. Rero njyewe ikintu nababwira ni kimwe, nuko Imana idukunda kandi dukundira uko turi.
umwana w'umuntu wagukunda kubera ko ufite amafaranga musohokanye, umwana w'umuntu wagukunda kubera ko afite ubundi bumenyi agukeneyeho, umwana w'umuntu agukunda kubera ko afite profit agukeneyeho, ariko Imana yigukunda nta kindi kintu igukeneyeho usibye kuba wayitunganira gusa. Njyewe rero nisabira Imana ko yazampa iherezo ryiza ndetse ikazanyongera imyaka yo kubaho kugira ngo njye ndebe ukuntu mu gihe kizaza social media ziri hanze zaba zimeze, cyane cyane social media zo mu Rwanda. Ni ukwirirwa batukaniranaho, ni ukwirirwa bahimba inkuru zidahari. Biriya bintu nibyo biri gutuma social media zacu zitarebwa. Abantu bagahugira mu bitutsi, abantu nabo babaye aba satani. Ntibagishaka kumva ubutumwa bwiza, ntibagishaka kumva ibintu bibafitiye akamaro. Uzanabicungana n'uburyo ngewe njya nkunda gukora nka video nziza, video isobanutse, video irimo amagambo meza buri muntu wese yafasha. Ariko sinzanemo ibyo kurongorana no gucumitana. Ariko iyo ntabizanyemo ntabwo bayireba. Ariko iyo ndamutse nkoze nka video nkavuga ati ukafata imboro ukabigenza gutya, iyo video barayireba. N'abantu n'isi igeze sinabarenganya, ariko nanone mwige guhitamo ikintu kizima kandi kibafitiye akamaro, apana kurwa mujya kurabira byo gutukana. Niba nje nkakugira inama ahubwo ati nyaboneka genda wubaka urugo rwawe gutya biragufasha, ibyo ngibyo rwose ni iby'agaciro, n'ibyo gushima Imana, hanyuma Imana ikakuhera umugisha nk'umwana wayo. Imana ikomeze ibahe umugisha rero, mumbabarire aho nakosheje, kandi n'Imana imbabarire, ibindi byose Imana iduhana umugisha. Bye.